icyaka tugiye gutangira dusenga. Turashimira Data twese uri mu ijuru, tugushimira ukuntu wabanye natwe none Mana muri aka kanya tukaba tugiye kwiga ijambo ryawe n'ubuhamya bukomeye bw'umubyeyi. Mana waramwejeje umuha umugisha, umuba hafi, umurezi ingabo z'abamarayika bera ziramurinda, ubuntu bw'umwami Yesu Kristo buramurinda nyuma yo kuva hirya no hino mu barangi ndetse no kuva no mu buryo bwa gipagani. Nyuma yakaza bikarangira akijijwe, akaba ari umuntu ukomeza amategeko y'Imana yose ko ari 10, kandi akaba afite guhamya kwa Yesu, kandi akaba afite n'ubuhamya buhimbaza Imana. Mana ndakwinginze ngo umere umugisha, kandi umuhamya ujye gutanga bube igihamya cyo kugira ngo abamarayika bakomeze kumurinda, kuko ubuhamya bugiye gukiza abantu benshi. Ndakwinginze ngo twese ingabo zo mu ijuru zidufashe, yaba nje yaba we yaba ubuhamya, Mana uburinde kuko burakenewe cyane. Tuzagushimira nitubona dutabarutse, kandi nitubona dushoboye gutanga ubuhamya kugira benshi bukiza. Tuzabona imigisha iturutse mu buhamya yatanze, kandi Mana umuhe umugisha wawe, mufashize n'abana n'umugabo ndetse n'abandi bantu n'inshuti ze n'abavandimwe mu izina rya Yesu. Hano ni kuri channel Ubugingo Buhoraho. Katubibutse ngo mukore subscribe, like, comment ndetse murebe amasaha menshi. Ubuhamya bufite akamaro cyane. Hari abantu benshi tuvuga imyuka y'abadayimoni bagatangara, ubuvuzi buvuga ku badayimoni bakagira ngo ntibabyumve, bakagira ngo ntango nukubesha. Hano hanze hari imbaraga zituzengurutse. Buriya ndagira ngo mbayishyure ikintu kimwe, tudafite Yesu Kristo hari imbaraga Satani tutatsinda. Buriya Satani abantu benshi bazamwibeshaho ni igihangaje. Umwana w'umuntu ntabwo yamwifashisha, yamwishoboza. N'umumarayika umwe wo kwa Satani reba afite amaze imyaka 6,000 ari ku isi, kandi na mbere yahoze mu ijuru imyaka tutazi yariyo myinshi. N'abatware kuko Paul yavuze ngo ntabwo dukina n'abadafite inyama n'amaraso. Abatware bahoze mu ijuru, imyuka yahoze mu ijuru, ngo abantu baririmbaga indirimbo Imana igahimbazwa. Urumva rero aba batware nibo tugiye kureba baje bihindura. Hari abantu katubibutse bene data, hari abantu bajya babona abadayimoni bari kuza bakaza bagashinga amatorero hano ku isi avuga mu izina rya Yesu, abandi bakavuga mu izina rya ipagani, andi akavuga mu bundi buryo, kazana abandi bantu tutazi. Ntabwo dushaka kuvuga ku madini y'iki gihe kugira ngo tudahungabanya abantu cyane, twe tuvuga ubuhamya nyabuhamya. Turere ndagira ngo turebe ese kuva mu barangi kwa umudivantiste iwa bitewe byaje gute, izo mbaraga bazikuye? Murakoze. Kuva mu barangi nk'abo umudivantiste ntabwo ari umuntu waje kumbwiriza, kuko nanjye nari umwe mu bagwanya amategeko y'Imana, nkagwanya abadivantiste, kuko ariko nari narabitojwe na Satani. Ngewe umunsi umwe nararyamye ngiye kumva numva mbaye nk'umuntu ugize agasesemi, numva mbaye nk'umuntu usa nk'uri, twe turi abana twakundaga kwicunga mu kantu k'intuza twitaga ngo no mugatura. Noneho ngiye kumva numva niko bingendekeye, ngiye kubona mbona urafite imyaka nk'ingahe ugereranyije? Ico gihe numva inja kuja mu ntuza mu badivantiste. Oya, ndavuga ugira agasesemi bwa mbere. Nico gihe ndi ukubwira ngo ngewe uri mu myaka ingahe, cyangwa se uri warashatse cyangwa utarashaka? Nari narashatse. Ubwo nyine urambye uti wavuye mu barangi gute uje mu badivantiste gusa. Nibyo niho nkubyiye ukuntu byangendekeye. Nari njyamye, noneho ngiye kumva numva insa nk'umuntu uri kwicunga. Ni ariho nkubwiye ngo turi abana twakundaga kwicunga mu tuntu twitaga ngo no mugatura. Noneho umuntu bakamuterera akicunda, akumva mbese ari kugenda. Noneho nanje nagiye kumva numva ndi kwicunda nsa nk'umuntu uri mu kazengerera, ariko hatangije akantu kameze nk'agasesemi, numva ndazengereye.
noneho ibyabaye ufite nk'abana bangahe? nari mfite 5 nyuma yaho waje kubyara abandi 2 yego kandi bose bariho amen. noneho ubwo numvisha ako kantu kabaye gutyo ngiye kubona mbona mu nzu hari urumuri rukabije, urumuri ku buryo wata ikintu hasi ukagitoragura. noneho ubwo ruryamye n'umutware wawe n'abaryamye? oya, umutware nta wari uhari. hari hakiri kare, bwari bwije cyane? bwari bwije ariko nta wari uri mu rugo. muri icyo gihe cyo kugira ngo numva ayo majwi, hari igihe cyageze ubwo Imana yashatse kuko ibimujyanye ahandi ngo abe ariyo yagarutse mu rugo, yuko ayo majwi narangije guhangana nayo, natsinzwe njyewe. watsinzwe? nari natsinzwe. noneho ubwo ako kantu ubwo nari njyamye, ndakibuka hari 11:00 ngiye kumva numva ni nk'umuntu uvugiye mu idirisha ngo tega amatwi nkubwire. noneho ndavuga nti ubwo umugabo atari mu rugo, nza numva ngo bamwe baje kubaderanja, reka mfungure radiyo numve, ni numva ari ninjoro ntago ndatega amatwi ngo numve uwo muntu uvugiye mu idirisha. ndabirinduka ngira guca mfungura intoki kuri radiyo, ubwo umwana numva yisafashe ibere. ahubwo ngiye kubona mbona noneho umuco guraje mwinshi cyane. ubwo narongenze urufite n'umwana aho ngaho turyamanye, imba mpise mfunga radiyo, ngiye kumva mbonye kubona numva noneho numva ndazengereye cyane. ahasigaye ngiye kumva numva ijwi rirambye ngo utega amatwi nkubwire, ngo ntutinye, ngo wambaye umwenda urimo ibizinga, ngo Yesu ahagaze kuri Yorodani akubye igishura ategereje kukwakira. ubwo icyo gihe wari usanzwe usengera mu barangi cyangwa wari utarajyamo? nari ndi mu barangi. ubwo se ntiturangije igice cya mbere? igice cya mbere hari akantu tutavuze. imbaraga zo kugira ngo wari usanga ubwa mbere wari mu barangi usenga. yego. wowe kuza kubona umuco uraje. nyuma yaho usanga uramenyereye mu barangi, bagiye no guhina icyumba hari. cya cyumba se bari bagiye kukigura cyangwa baramaze gutanga amafaranga? uwo muco waje baramaze gutanga amafaranga cyangwa waje mbere yaho? umuco waje nyuma yaho. yego. na nyuma yuko utanze amafaranga barakweza cyangwa ntago bakwejeje? ubwo bari bagiye nje nayo inkorera aho ngaho, ntago bari bakaje kweza mu rugo, ariko ububasha bwo gukora nari narabuhaye, yuko ibyo bakoreraga abantu ngo bakire narabikoraga. yego. urukwanza nararufataga. urukwanza ni uruki? ni akantu k'urunigi umuntu yarufataga mu ntoki, urundi ukarufata ukagwambara mu mutwe, warangiza ubwo abantu bakaba bicaye hasi ku mukeka, ukazengurukamo uri kugenda urubazunguza hejuru urubakozaho. noneho ugafata wa muti nakubwiye ukozwe muri yafu bacanye mu kibindi, ikaba intuza ikoze mu ifuni iheze n'inkoko y'umushwi. byarakamaga gasigara ifu? byarakaga bigakama hagasigaramo ka gafu. niyo funi nayo ntiyongeye kugaragara? ikaba ifu hamwe n'aya nkoko byose kabanje n'ibyatsi. n'ibyatsi byitwa ngo iki? oya, twajaga ubundi kwari kuja mu ishyamba bakahira gusa ibyatsi babonye, nta kurobanura, ahubwo no gushaka igihuru kirimo ibyatsi nkayarisha muri make. ibyo wabona byose ntabwo ari ngombwa, n'ibishiru byose ukahira. icupfa ni ukwahira ibyatsi. ubwo twe twarateguye igihuru cyari kiri hariya munsi y'urugo hano mu mizibaziba, niho twe twarateguye twariho tuzaja kuzana ibyatsi. ubwo noneho urumva ngewe kuko izo mbaraga nayo nzifite zo kusengera abagwayi bagakira. uretse ko nayo nsigaje kugira ngo noneho nkorera iwanje, ni nk'uko namwe mugira uko nabibonye, mugira itorero mukaja kurihanga, ariko ryari risanzwe rihari rikagaba ishami. ubwo n'ibindi aba ari uko bivuga ngo hariya bari bazahagira urusengero, noneho abantu bakaza bagusanga hariya. twari twarangije kubikora. ubwo se hariya mbere y'uko mbere tuvuga ku bundi buhamya, hari umuntu ijwi ryakongoreraga ukiri mu barangi,
ikakubwira ati wenda uravura bari abarwayi baje bafite indwara zinaniranye urabavura si bari kuvura indwara za sida bari kuvura za malariya bari kuvura ibisebe bari kuvura aba bantu bafite ibintu by'ibitegano indwara bavuraga muri make zitubwira izo arizo indwara bavuraga ni indwara zitagaragara ziriya abantu baribwa bagataka ariko bakabura aho bababara uzi ukunda kubumva nizo ndwara kubera kuko dayimoni ariyo yabaga yarabateje iki ubwo busabe bwose ariho hantu nakubwiye ngo umuntu bagiye guhuremba baramubwiye ngo dore dayimoni umurwayi uyu muntu azakira akamutegeka gusenyera satani ntuzarakare kuko azaza kugusengera iwe atabizi we muri make iryo jambo dayimoni bari babwiraga mwumvaga barivuze oya iryo ni iry'intuza bavugaga marayika se ijambo bavugaga bivuge mu mazina yabyo bavugaga ngo marayika wacu cyangwa se imana yacu bakitaga iki umurwayi wabaga agezeyo iryo weho bakuraga bavuye bati marayika wacu cyangwa dayimoni wacu bavuga ngo iki nakubwiye ngo uwo babaga bagiye kuruha utega amatwi wumve bari gucuciramo imiti mu rugo baramubwiraga baravugaga ariko yuko bikora abantuza abahereza nk'ukuntu baje nko kuhereza padiri turabizi ubwo nta mugwayi wabaga uri aho ngaho kugira ngo yumve iryo banga baramubwiraga ngo baravuga ngo dore dayimoni iryo jambo ukavuga ngo dayimoni ngo dore dayimoni umugwayi uyu muntu azakira akamutegeka gusenyera satani ntuzarakare ngo dayimoni nikagiye gute ntizarakare ngo kuko azaza kugusengera iwe atabizi mbese nk'ubu kaza nkakubwira ntigenda usenyere satani satani ziwawe ukagenda ugasenyagura ariko kubera kuko uwahageze ubwo baba dayimoni usenyeye iwawe bo barahita bazi iwanje kuko hari iminsi nzaguha yo kuzuza gusengerera baba dayimoni bari iwawe ukaza kubabyinirira ukaza kugira ahubwo agasanga baje iwawe kaza kabasangayo akanda kumvishe neza ntago wari ukumva noneho akandi kantu ndi kukubaza ese umaze kubona abo bantu baje ukaza gusengera iwawe ukafata tugiye gusura ku rumuri rwaje wenda tuvuye n'urwa Mukabera cyangwa n'urwa Yesu Kristo nta tubizi urwo rumuri ni urwande wewe ni wowe ubizi iyo mbaraga wumvishiza gute cyo kugukiza kuko batura iyo mbaraga ni y'Imana yaje gute yakubwiye ngo iki ubwo njewe kuri nayo ntangiye nkubwira ngo nararyamye ngiye kumva numva haje akantu kameze nk'akazengerera none haje akantu kameze nk'akazengerera numva ijwi rivugiye mu idirishya ngo tega amatwi nkubwire inja gufungura radiyo ngo numve ko ari ninjoro cyaba numve ko bukeye nahise numva mu cakinanga ca 11 sinzabyibagirwa nahise mfunga radiyo ubwo mfunze radiyo ngiye kumva noneho numva insa nk'umuntu ugiye mu kantu k'akazengerera noneho ngiye kubona mbona mu nzu habaye umuco gusa ku buryo wata n'urusinda hano hasi ukarutoragura numva ijwi rirambiye ngo tega amatwi wumve nkubwire ingo uzihane ngo ntutinye ngo wambaye imyenda irimo ibizinga ngo Yesu ahagaze kuri Yorodani akubye igishura ategereje kukwakira njye nahise mvuga ngo Yesu ahagaze kuri Yorodani akubye igishura ngo njyewe narabatijwe numva ijwi rirambajije ngo batisimu ni iki ndavuga nti batisimu ni ikintu cyacu civuka cacurisha nti muri batisimu kisa tuma tuva ku byaha ijwi numva rirambye ngo hagarara ngo ntago ari ukuva ahubwo ni ugupfa ntago wigeze upfa ubwo numva ijwi rirambye ngo kandi mu gitondo uje gusomesha mu Baheburayo igice cya mbere ugeze ku cya 4 ubwo mu gitondo bwarakeye hari umudamu bitaga Dorosera hariya ndamuzi yari umwisengeneza yari umudive ndamuzi ariko ndavuga nti kamfe kumubwira ambwire ntinumve ambeshe niko navuze noneho arasoma numva arasomye ngo
mu baheburayo ngo kera Imana yavuganiraga natwe mu kanwa k'abahanuzi, ngo none ubu ngubu iri kuvuganira natwe mu kanwa ngo kera Imana yavuganiraga na ba sokuruza mu kanwa k'abahanuzi, ngo none ubu ngubu natwe turi kuvuganira nayo mu kanwa k'umwana wayo. Noneho byanditswe cyangwa mu bakozi b'Imana. Noneho aho hantu numva ngo none turi kuvuganira mu byanditswe, numva harakomeje aho sinatsindwa, aho ntaho higeze hantsindwa, nta kintu numvishemo. Ngiye kumva numva akomeje gusoma ngo mbese ninde mu bamarayika bigeze ngo ninde n'umwe mu bamarayika yigeze abwira ngo uzakandagira umwanzi munsi y'ibirenge byawe, ngo mbese abamarayika si imyuka y'imiyaga yikoreramo, ngo ubwo Yesu azaza atungutse ku bicu ngo bose ntibazikubita hasi bakamuramya. Twasengaga tw'abamarayika, nibyo mbaje ngo bise basengaga ngo iki? Aho ngaho twasengaga abamarayika, barasengaga ngo abamarayika b'Imana barungine muze mu ntambire mu magara, niba barandoze mu ndogore, niba baranteze mu ntegure, ngo niba baranzinze mu nzingure. Ngibyo ibintu twavugaga gusa. N'umuntu wabaga atarabyara nayo magambo yavugaga. Hari nk'umuntu waba utabyara mbere waba warakize, umuntu utarabyaraga akaba atarabyaraga cyangwa akabyara, hari uwo wabuze wagwaye nk'umamye ati njye mwarakoze kumvura. Kereka nk'umuntu n'ubundi Imana itashizeho, hari aho bagiye bajayo ariko ntibabyare, hariho n'abagiye bajayo baramugaye, bamwe bagahaguruka bakagenda, ariko hariho n'abamugaraga ari izi ndwara zabateye za pararize, zo ntibayivuraga. Kereka nk'ababaga barazinzwe n'imyuka mibi. Aho ndabyumvishe rwose. None umaze umuco uraje iwawe, urakubwiye ngo gusomere ubutumwa, umaze kubutubwira ko muhebura igice cya mbere kugeza ku gice cya 4. Ese ubuhamya umaze kubona nyuma yaho ukoze iki? Nyuma yaho ntago amajwi garekeye aho, ubwo byarakomeje, hari muri 97 muri intambara y'abacengezi. Noneho umunsi nanone nk'ejo ndaryama, numva ijwi kwa kundi n'ubundi byagendaga hakaza umuco, mbona niko bigenze. Noneho numva ijwi rirambwiye ngo ariko uzihane unkorere. Njyewe nzihane ngukorere? Wabuze abakozi ukoresha? Ntituradikiranyije umurima, kuko nje umurima wanje degwagihiranyije nimbago hariya. Wari wigera usanga hari aho nakubise isuka ngo ndengerere? Ntidore ba nyina amajambere Esperance n'abadiyakoni n'abadiyakonikazi, genda ubabwire bagukorere. Nje sinzi gusoma no kwandika. Numva ijwi rirambye ngo nzahagurutsa abaswa gukoza abanyabwenge isoni, ngo ni weho ntumye. Nuko ngo ariko suzankorera, sinemera. Ubwo bwaki yari ku isabato, twari turi guhinga de hariya kuri hariya hakurya, ndimo ndahareba mu rugo ni wawe, turi guhinga munsi y'urugo. Mu gihe nunamye ngiye gushikira intuza kiri, numva nsa nk'umuntu ufatiwemo, mbese nsa nk'umuntu ubaye nka ferabeto, nsa nk'umuntu utunguwe, nta guhumeka, umwuka numva gusa nk'uguhereyeyo. Ntega amatwi ngiye kumva, numva ngo hazabona ishano umuntu uri bata umunsi Uwiteka yejeje, ni nko kwambara inkweto zirimo imicanga. Noneho kwakongera mbese kuba nka ferabeto, nkumva umwuka guraheze, nkumva mbese ntago nzi ko ndi umuntu. Iryo jwi nkimara kuryumva, numva ngariro, mbese numva nsubiye kuba umuntu muzima. Mbaza wa muntu twari kumwe, nti none se ati iryo jwi uraryumvishe? Ati nta jwi numvishe. Nta n'umuntu wumvishe? Ati ntawe. Mba ndamubwiye ntidutahe. Tuba turataje. Tumaje gutaha, ubwo hamaze akanya abantu baba barirutse, baba barahunze. Tugeze mu Gashenyi, ngiye kumva numva ijwi, turyamye ninjoro n'abana aho twahungiye, numva ijwi riragarutse ngo hajya wanze kunkorera, ngo uzankorera se yuko wabonye imanzi zo mu maso, ngo kandi ngo uzihane, ibyo nkubwiye ntabwo ari ubwiru, ahubwo uzabibwire n'abandi. Ntabwo ari ubwiru nguhaye, ahubwo uzabibwire n'abandi, ngo ariko unkorere.
ngo ese none uzihana yuko wabonye imanzi zo mu maso ndaceceka ubwo burira bwije imba ndaryamye ngiye kumva numva n'ubundi niko bigenze ngiye kumva numva ijwi riravuze ngo muhaguruke ngo abera mwese abera muhaguruke dutahe usinziye nanjye mba ndahagurutse ubwo ngo tugiye mu ijuru tuba turagiye dufashe akayira ngiye kubona mbona hari umuntu ucamye gutya noneho ngiye kubona mbona hari igisimba kije gikurikiranye n'icyaco imbere yaho hari icobo kinini cyane numva ngize impuhwe ngewe iyo numvaga ngize ikintu cy'impuhwe n'ubu niko bigenda numvaga mu nda nkumva nsa nk'umuntu uri kuribwa numva ndiwe mu nda mu kureba hepfo mbona hari umuntu w'umusore ntiyewe wa musore we ati ntimbabarira ukubite ariko icyo ngicyo sindi kubona kimeze nk'ifarashira kubita kitagwa muri icyo cyobo wa musore aranyihorera ngewe nahise kurota zari inzozi ariko ndi kubireba mbese nyine nk'umuntu uri kubibona ngewe nahise ngira impuhwe mfata igiti ngira ngo mbona gifashe inzira rwagobo ruratsiba mbese ariko kujya kugitanga ni uburyo nikigwamo nanjye ndajyanamo nacyo mbese nyine kwari ukwihara ngo ndi kuyobora ngo kitajya mu ntuza muri rwagobo kiba kiragiye nanjye mbafashe inzira nkomeje kujya mu ijuru ubwo nari impetse n'umwana turagenda ngiye kumva numva ndananiwe maze mpita mbwejagura ntayiga data intinaniwe twari tugiye mu ijuru none naniwe koko numva ijwi rirambye ngo ihangane tuba tugeze ahantu noneho wakandagira ugafatwa washyiraho intoki ugafatwa wongere ijwi kugira ngo wakandagira ugafatwa wagenda noneho ngera ahantu ho gukandagira amaraso gakaza wafata amaraso gakaza imba ndabwejaguye cyane ntariga mana we ndananiwe ngiye kujya mu ijuru none ndananiwe nuko ngiye kumva numva ijwi numva riravuze ngo ihangane ngo aho ngaho nawe yarahabonye nuko hari umukino kera twaraga dukina abana ngo iwi ihwiti numva ko hari abandi bahakiniye kera narakinaga nkumva ntatsindwa no kwiruka no gusimbuka urukiramende nta muntu ubwo asimbutse nawe narawusimbukaga noneho mpita mvuga nti ariko ndi kubona nyine ubwo rukotsaguzeho amaraso nuko mu gihe nkuye ikirenge rimwe maze ngiye kumva mbona duhagaze gutya twambitswe amababa uwo mwanya nkimara kubwejagura ngo ihangane imba nkuye ikirenge kimwe ngiye kumva numva mpise nambara amababa turagurutse gutya ngiye kumva numva ngo muhagarare mugezi ya Yeruzalemu tuba turahagaze tumajiye guhagarara mbona haje umuntu w'umusore ngiye kubona arahise gutya ngo dore iyi niyo nzu yawe ngiye gukoraho ntabwo yatumye nkoraho ngo have ndebye nk'ahaba nko munsi y'urugo gutya mbona hari ibintu bimeze nk'imibyare ariko byo biringaniye imibyare ntabwo biringanije amakoma nta gitoki nabonyemo nta giki nabonyemo uretse ko nabonye bimeze gutyo numva ijwi rirambye ngo mwabonye ya mizabibu muzajya mutaruhiye maze noneho muri izo nzozi cyanshekeje ngo hagarara urebe numva ijwi rirambye ngo komeza urebe ngiye kubona mbona haje ingorofani iri kwihuta ubwo hari igiti kimeze gutya cya giti kimeze gutya ya ngorofani yaraje ija munsi ya cya giti igiye munsi ya cya giti ngiye kubona mbona haje akantu kameze nk'akayaga gahushe utwanda twari munsi ya cya giti twose na cya giti kiri kuza kigira gutya mbona utwanda turaje twiroshe muri ya ngorofani ingorofani nagiye kubona mbona irirutse igiye nka hariya iribenura iragaruka ngo wabonye kuko muzaba muri Edeni nta mubabaro nta gukora ngo ibi byose bizikora ndabibonye ngo ariko uzankorere ubwo ndi mu nzozi ndaceceka imba ndicuye mu kwicura nsanga nari njyamye maze mu gitondo nzindukira kwa ntuza kwa Dorosera ngeze ndamubwira nti Dorosera ati ntimva nazaga nkubwira ngo inzozi narose ariko izo n'umunsi zo zampabuye yuko bwarinze buca kubera inzozi ntumva amaguru nsa nk'uwananiwe ndi kugenda noneho ndamubwira ati none intumva narose irimbukiro ariko nubwo ari irimbukiro ntumva ntihariyo amazu
imba ndamutekerereje maze kumutekerereza ukuntu nabirose Dorose ararira ngiye kubona mbona araturitse ararira arahagira none se Dorose ubaye iki kuki nkubwiye ukarira ati ikintu kimbabaje mbabajwe nuko abapagani bari kubona Yerusalemu bakavuga ngo nirimbukiro ati aho hantu wabonye nta gushidikanya niho abera bazatura ati ubwo rugendo wabonye nibwo abera bagomba kugenda niho ya nicyo bikora hubatse neza ariko nirimbukiro nkurikije ukuntu narushe nkurikije ukuntu nababaye waba uri kuja mu ijuru ukaruha kuriya ubwo kuja mu ijuru ninze iruhisha yewe n'igerageza niba byuzuye amahoro ubwo noneho ndagira ngo twumvikane n'abantu turi kuri cano yego rwose ubuhamya ni ubuhamya bwiza cyane kandi Imana yakugiriye ubuntu noneho urangije ubona no mu ijuru n'Imana kugira ngo utazacika intege yikwereka bikeya ryo ravuga ngo ni ibisanzwe ubwo ishatse kugira ngo uwe ubone ko izanagukomezanya wewe gukomeza kongera gutumbira isa kugira ubwoba bw'isi ese buriya umaze kumva ibyo bintu wafashe uwe mwanzuro wowe ubwo nkimara kubona bigenze gutyo umwanzuro nawufashe bigoranye byari bigoranye nakomeje kuguma mu barangi noneho umunsi gumwe ndavuga ngo reka ngiye gusengera mu bapenekote ngo noneho ngubwa Imana iri kwicara kuza kuntesha umutwe ninje muri penekote ndajeho umunsi gumwe nubwo biraba birangiye irabibonye kuko nagiye gusenga ari yajwi rero bimbwiye ngo ninihane ndagenda nje hariya haragura mu mpinga mu bapenekote bari bafite urusengero ingezeyo barabwiriza nsanga hariyo abacangira b'abahubiri mbona nibo bahaye ijambo ryo kubwiriza ndavuga ngo none se aba bahubiri bica abantu nibo bahaye ijambo ngiye kubona mbona baratigise mbonye batigise ndavuga nti noneho ku mutima ntabwo ndabemerera ko bakomeza gutigita imbere yanjye kandi bari bica abantu ngiye kubera ko nari mfite imbaraga ihagarika imyuka y'abadayimoni yose naravuze ariko nimba ihagarika bakambona baranca igihanga ubwo nari mfite isharupe ndayitera amaze kuyitera noneho ngewe nzunguza ukuboko za mbaraga ziraza zo guhagarika imyuka ubwo zimajiye kuza numva ziraje zuzuye mu kaboko nahise ngira guca ndafata mu kiganza mfashe mbona bahagaze kongera gutigita ndongera ndarekura barongera baratigita nuko ubwo hasigaye ndavuga nti ubwo imba navuze nti sinabivuze ko ari imyuka mibi ku mutima nuko ubwo hasigaye bati noneho muze dusenge abashyitsi nibaze tubasengere nanjye kubera ko nari umushyitsi naragiye ndapfukama barasenga basenze noneho mu guhumura ngiye biranga mpamagara abarungi kada biranga uhamagara cyane nyine ndi gusengera mu ntuza mu mutima ndahamagara ndakomeza ngira inshuro nyinshi nanze guhumura njyaho ndatekereza ngo ariko abandi bantu bayo byarebye abo bapenekote bari kubyina bari guhamagara izo myuka yabo byananiranye noneho ngewe ndavuga ntariko ko Simoni yazaga gusenga akavuga ngo Mana ya Saduraka na Bishage na Bidenego nanjye niyo ngiye guhamagara nanjye ubwo nari impumyi ndavuga nti Mana ya Saduraka na Bishage na Bidenego wakuye Daniel mu itanura ry'umuriro ni ngwino nanjye umpumure nagiye kumva numva amaso gatiritse rimwe gararebye abapenekote bagiye kuza kunkora mu mutwe ndiyanjye ntongera guhuma ubwo hasigaye turataha nteje abapenekote baje kunsura bahageze ndabarakarira cyane mpita ngenda mpagurutsa abadayimoni mpagurukije abadayimoni ubwo abadayimoni mu guhaguruka ntabwo bapfa guhaguruka bagira umuntu bahagurukiramo urumva ngiye nahagurukije abadayimoni nshaka kubereka yuko nanjye mbasumbye imbaraga ubwo abadayimoni bahise bampagurukiramo guhagurukira mu muntu ibimenyetso no gutigita ndatigise bahita bavuga ati toka satani mu izina rya Yesu ubwo abadayimoni bahita batangira baravuga bati mwere kudusebya ntabwo turi abadayimoni turi abamarayika b'Imana baje bari kukuvugiramo turi abamarayika b'Imana baje kuvura bati none se kuki
bati natwe turi abamarayika b'Imana, none kuki mutavuga Yesu? Bati ntabwo twavuga Yesu, twewe twaje mu kuvura, ariko abamarayika b'Imana banyu impamvu bavuga Imana bo baje mu butumwa, ariko dusenyera umugozi umwe. Bati reka da mwibeshya. ubwo bivuze ngo na ADPR na ADPR yambaraga bagutitiranya abadayimoni. Ni abadayimoni rwose nabihamya yuko izo mbaraga zo ubundi ibintu byo gutitira hamwe bitumariye iki mugabo n'ibimara iki agakiza? ntacyo. Ukurikije imbaraga z'abarangiza zo gutitira mwatitiraga mu marangi n'umukora paniko tubatitira bitandukaniye ubundi cyangwa bihuriye? Birahuye. Ubwo uracabyumva ngiye kugira ngo ubyumve neza n'abandi baratwumva babyumve. Ubwo ndakomeje ngiye kuhagera. Noneho batitoka Satani mu izina rya Yesu. Bati mwere kudusebya dusenyera umugozi umwe. None mwere kuki mutavuga Yesu? Batabacu baje kuvura, abanyu baje kuvuga ubutumwa. Mwewe mwabiherewe uburenganzira bwo kuvuga Yesu, ariko twe ntitwamuvuga. Nuko bategwa katubaha ibimenyetso ko dusenyera umugozi umwe. Ngo harimo uvuga ngo ni wavuga utikamba ibimenyetso ko dusenyera umugozi umwe. Harimo ufite intuza ngo impano yo kuvuga indimi. Ati wewe ufite impano yo kuvuga indimi kandi ugasenya wowe ukamutunga utoki ufite impano zo kuvuga indimi, ukavuga mu izina rya demoni bari ko wowe bizi ku isi ryawe batabizi bari kumva ijwi ryawe. Noneho batire bitubwire umeze nk'aho ari uri kuvuga guti nkavuga nti wowe ufite impano z'indimi. Nyine tega amatwi noneho wumve. Yego. Ubwo ukomeze ubitega amatwi niho urasobanukiwe. Noneho bati none mwe kuki mutavuga Yesu? Ngewe abamarayika baje kuvura, abanyu baje mu ivugabutumwa. Abamarayika bo kuvura ntabwo bigeze bahabwa uburenganzira bwo kuvuga Yesu. Bati none ahubwo ikimenyetso tugiye guhana kugira ngo mwemere ko dusenyera umugozi umwe. Weho ufite igicuro mu kiganza cy'uburyo no ku rurimi, ngo niko biri koko. Weho uvuga indimi, ufite igicuro mu ruhanga no ku rurimi, ngo niko biri. Weho usenyera abagwayi, ufite igicuro ku rurimi, niko biri koko. Iyo zo mpano buri muntu wese dayimoni imubwira ukamubwira ukuntu ameze. Ariko dayimoni yabaga ivugira mu muntu. Ntabwo weho ubwawe utahagurukije abo badayimoni ntabwo wamenya ikiri mu muntu. Kugira ngo abo bantu babyemere neza mwahishye ikimenyetso nicyo ngiye kugeraho. Ndababwira ngo noneho kugira ngo mwemere neza ko ari ukuri, mwewe mugiye kuzamuka, nimugera hariya hejuru mu mpinga murahasanga, murahagera haraba nk'ikintu kibayubwira kabiri. Dore ni hariya hejuru, hariya hafi hari utukure kutubyare. Ngomba kwa mwe kwa Nyatanye. Mo hejuru. Cyangwa ni hariya kwa Nyoza. Hari hatuye wa mugabo wa Obed. Nyina bandagije. Hari hatuye umugabo wahindaga umusitsi guca mo hijya guca ntabwo ari guca ubwo ni kwa Rubamba. Mo hijya mu gatwa guca nimwe bari bagiye. Urenze kwa Rubamba kagomeza ukazamuka haruguru gake. Mumva ano Munyakina abatwumva. Murenge bagashenyi akagari ka Nyakina ku musozi wa Nyenyeri. Bayikiza aho bita kwa Rubamba. Ubwo noneho bahageze bahita kwa Gasuna, hari kwa Gasuna. Naho kwa Rubamba ahubwo ni kwa Gasuna hariya. Ahubwo naho hirya. Noneho bahageze bagera ahantu h'imibyare, ubwira kabiri buba burabaye. Kandi wanababwiye. Kuko barahabona intuza ubwira kabiri. Ko harazi ikintu cy'ubwira kabiri. Noneho bakabona n'intuza n'umurabyo ufite amabara atatu, ubururu, umweru, umutuku. Noneho ngo bahageze ubwira kabiri burabudika. Bagiye babona haje akantu kameze nk'umuriri, umurabyo gurarabya. Wari nka sangahe? Hari ikigoroba. Byari turagiye saa 12 cyangwa byarenze? Oya ntabwo byarenze. Hari nka saa 11, hari saa igihe abanyeshuri batahira. Ubwo saa 11. Noneho ubwo babona bya bintu birahise guca. Uwo munsi wari umunsi w'izuba, wari umunsi w'igitumbiko.
nta mvura yari yaguye nta zuba ryari ariko bahageze ubwira kabiri bwo burabigotera ubwabo ariko buriya abandi nta kintu babonaga abandi hahandi rwari umuco ariko bo bahise bahura na cya kimenyetso. ese ubwira kabiri bwatewe n'iki? wari ubuzi ko barabageraho? ni imbaraga waboherereje nk'abademoni bakurimo bagusabye bavuye ati tegeko imbaraga tibaguteshe cyangwa ni ibintu oya nabivugaga gutyo ko birababaho ubundi umuntu muri iyo myuka ntabwo abazi icyo agiye kuvuga. ntabwo ari nk'uko mutegura ikibwirizwa ngo uvuge uti ngiye gusomera isomo iri n'iri, ahubwo ujya kumva ibintu biri kwisukiranya gusa, ntabwo uba wabiteguye, ntabwo uba uzi niyo biri kuva. wowe warababwiye uti muragera hariya murabona ubwira kabiri, murabona mukorombya usa gutya, ubururu umweru umutuku, murangiza muratigita, ubwo uri kubivuga baba batari banabibona. ubwo noneho ubwo baba baratashye basezeranye amasezerano twe turayahanye. bahageze nuko byagenze. nk'ejo bari baraje mu cyumba cy'amashengesho, bagezeyo ngo bahita batanga ubuhamya mu cyumba cy'amashengesho bati dusabye Imana imbabazi, twazaga twigwa turi gusebanya tuvuga ngo wa mudamu ngo nishwe kuri akoresha ngo ni abamarayika b'Imana avuza. ubwo bari mu cyumba cyabo cy'amashengesho hara ku nyenyeri niho cyari kiri. noneho ubwo bamare kubivuga gutyo bamaze gusaba Imana imbabazi, ubwo ariko njyewe mu gitondo ubwo bo bagiye mu cyumba cyabo cy'amashengesho, nanjye mu gitondo injya aho hari kwa databuja. ngezeyo nsanga inkuru yantanzeyo, nsanga barakaye ngo hajya ngo wagiye ngo urahoma ngo uri uwo kudusebya ngo niyo upfirayo bikarangira. babibwiye n'iki se? babibwiye basanze bo babyibwiye? nta muntu hari umuntu wavuye intara leta babwira? njye nasanze babimenye bo. uwitwaga ngo ni Mabuye niryo jambo yambwiye n'umudamu ngo aho kugira ngo udusebye bigeza ngo birutwa naho wari kugwayo ngo iyo upfirayo umva ngo iyo upfirayo. niryo jambo yambwiye. bahita banca ngo ngaho ningende nsabe insabijana. ubwo ni iki? kugenda uvuga ya magambo uyasubiramo ukakora inshuro 100 nizo banciye. noneho ndagenda ngeze mu Rugege ndicara. Rugege rwahagana he? aho ngaho nyine aho twakoreraga ari hafi yo mu Gakenke. mu cyumba bahitaga mu Rugege. icyo cyumba se nawe ukiye mu gihugu hari urusengero tubona rwa metohari uzamutse